ubikore neza ibyo dukorera hanga birenze imitekerereze yawe cyo gihe umbwiza ukuri mbimenye umikarita njyasigana uvanga ugende wijya kunshinga ngo nisha umuntu unanzi be imbere yanjye simbishaka bastard papa yagiye kuvuga raka yavugiramo hasi ijwi yango rizamuka revenge or robbery was the motive. Hanga yitangaza makuru yaravuze ngo igitangaje uyu munsi byabaye ntituzi niba byari inzika cyangwa byari inzigo cyangwa boss atabishyuraga ariko boss bamwivuganye Papi Valence ndahayo ikigari. Maybe we weren't the only ones left hanging, huh? If we're gonna flush self out, how do you think he intended to unload Scylla? Sasa ngani kibazo se self Elias ira ari gutera bu unloading Yone Gretchen bari bukorana ibyanga byakunda Kono ufite cyazi Umbani bwatinze tayari Don Self ngo mu mihanda yiteye yitarasiriza muri Homeland bazi ngo yishwe na mugenzi we muhora cyeye Tricia byahehe and now they're standing right in the crosshairs for what Tebaga rwose hagiye hose arayoboka fakwa harimo gusa karyo muramuzi twaramubonye amambere hose aba Fox River yaba muri Sona we n'umwana mwiza we n'inzererezi muri isi n'agatambye nahatajya little slice of heaven that what it was for ameze nk'abana bamucutse umumpe sanga umwana ngira kuri yamurera nta kibazo yarebwa na mukase nta kibazo yaba nyina You got from Gretchen's prince. You sure it's the right address? bana bajyemye nsuka Gretchen nibagerayo byose biratungana bazi ko byanga biko ndafite umukiriya ugura sila nicyo Don Self ashaka erega nge rwose ntabwo ngurwanya ho muri amugabo we nunandase penda funga umurunga wanjye ndawudoda nge n'umwana mwiza urabizi Tibaga we abayishinganishije A payphone in the city. They'll be back. Okay. ntabwo nzi Michael yishingikirije cyavuga ati mva mwege mutuze biraza gutungana For the next 8 hours. Hanga afite inshinga aterwa zimufata myenzi masaha make ari imbere